bahuru navukiye arindwi. Angahe? Yari byagenze ute? Ngo bari bahinze, ngo maze ababyeyi barebana nabi, ngo umwe afata akantu k'akageri anaga hano kunda, ariko inda ari arindwi, ngo numva akageri mpita mvamo. Ntanyatsi itinya indimi, ntanyatsi ndi kuvuga bati hari inyatsi zidatinya indimi. Niyo twigaga baravugaga ngo Munezero va au tableau, je suis d'accord, il faut corriger telle question. Havuda shaka umugabo saa 2, ibyo kurya saa 3, imikati saa 4, akabenze saa 5, isambusa saa 6, imikati saa 7, urubyutsa saa 8, umufiki saa 9, umumanura jipo saa 10. Abagore wowe ukavuga ngo uramwima ibijyo, urabumwongera yabazima. Baza ko nase ariko yarameze. Hari igihe se yamubyaye avuye ku ruhinamano, karenga iyo na karuvata, ikote ryahanaguriwe muri dayari ridahungukirwa, ukarisaseka munsi y'insina mu rwina, mukajyamaho warangiza ukaza. Biro mwicaranye ngo ubwo bubata tuzabukira ryari. Kambibwirire kamwe, murayimpera icyubahiro ye yaje kudusura. Mwayikomera mu mashiko yamenya katuriho. Yemwe haleluya. Irashoboye. Ubwo bubata bw'inyari hari ibintu, ariko muhumurize ngo ariko yari ihari. Hari Imana yari igize ute? Abuganirizaga ngo warenge ntago bari bahari, nabo babonye uvuka. Ibyo ujaga kubwira Mary ngo weho uziyizira ngo washatse nabi, nawe yabonye biza. Hari n'igihe hari we byaturutseho, ariko Imana ikumfashiriza. Abisirayeli baravuka, muvuge ngo baravuka. Bavukira kuri rwa rusezerano ruvuga ngo bazakorera. Uvutse wese ntiyamenye ibyo ari byo. Hakavuka Josiane, yabona udutaye ntamenye ko Farawo azadutanyura. Hakavuka umusore akambara poketi akagaragaza umwatata, naho Farawo azamukoresha uburetwa, ipata ribona hifata. Haraza abana baminuje, maze igihe bwira mwicaranye ngo igihe kiba kirageze. Baboneza mu Egiputa, babumba amatafari. Kano kantu mukumva, babumba amatafari batazi igihe byabereye. Bagiye gusenga, binginga Farawo ngo dohora. Avuga ngo ntimunyinginge, ni sogokuru wanyu wabikoze. Muje kureba sogokuru, baravuga ngo arihe? Haravuga ngo nubwo adahari, ishano yatumye mugusha rirahari. Muranyemereye tukomeze se? Ariko haleluya. Hari ibyabaye udahari. Utabona uriya mukobwa wabyaye, umubwira uti ngwino ngutume, ati Mary uje ugira ucya. Hari igihe nyina aba yaramunywereyeho imiti y'uburozi, maze uruhinja rukayihaga ruri mu nda rukavuka, rumeze ngo rugiye gutera kufura rwa kureba, ugasanga umukobwa yarashariye neza. Imana idufashe, arazira ibyabaye adahari, akwiriye guhura n'iyari ihari, ivuga bikaba yategeka. Mwe muretse kuzamura ibiganza. Havuda shaka umugabo saa 2, ibyo kurya saa 3, imikati saa 4, akabenze saa 5, isambusa saa 6, imikati saa 7, urubyutsa saa 8, umufiki saa 9, umumanura jipo saa 10. Abagore wowe ukavuga ngo uramwima ibijyo, urabumwongera yabazima. Baza ko nase ariko yarameze. Hari igihe se yamubyaye avuye ku ruhinamano, maze intanga zigahura zaruhaze, maze nawe mwahura. Umusore agacuri ku mutwe akareba nk'abana b'urukwavu bari mu moya ya nyina, naho nta amaresha mugeni si yagira ute.
maze mugahurira muri korari ari muri eyawe utari ko araririmba we nahari kuririmbira ku shano ryamubayeho n'ahadahari uko agira acagarura indirimbo akaba ariko azana amadedo yari gutera mu izuru ukavuga uti iyo mbimenya ukaja kwa mudugudu se yarahari uw'isibo se yarahari mwijuru hari Imana igize ute yari mwijuru hari Imana igize ute yari ihari. Iyo niyo wayibwira memu no muri leta iyo hagize ugukubita babaza bari bahari baravuga ngo ko wakubiswe hari bande ukazana abagabo bari bahari. None icyo gihe babigukora hari Imana hari n'abadayimoni. None rero abadayimoni nturabashaka bari kudefanda ibyo bakoze. None rero Imana yo ntishaka ko ubigumamo. Niyo impamvu yagutumye. Kambaho urugero navukiye 7 angahe yari byagenze ute ngo bari bahinze ngo maze ababyeyi barebana nabi ngo umwe afata akantu k'akageri anaga hano kunda ariko inda ari 7 ngo numva akageri mpita mvamo bitangira ute none mbabaze nabigize mu ruhari urwo ninda ivutse kubera akageri ka peri. Ubwo ngeze hanze nsanga byarakomeye bitamfatwa no kubura umwuka ngaja ndikubita hasi ngaja kubwira abantu ngo bansengere bakavuga ngo mvu kwivuganye na ngo ni ibijyo bike wariye naho ntibazi byabaye ntibazi n'abasenga murabarenganya azi byabaye se ariko ngeze refresheri nibyo mbibwiriye ra Imana yabonye bihari ituma kana kitwa Jakingu mvuko mvuganye na muravugira ngo amen. Nje bamutikuye umugeri mpari ikibazo ndagikemuye completely kuva ubwo iyari ihari inkoraha irabirindura kora mu mugongo izanaha amakimaragaruka mamurese amakimaragaruka nari nitwa burengero bw'imbere kubera navukiye mu burengero bahita bashiraho ngo witwa Munezero kubw'ibinezero bitewe nuko nkize ububata nari naratewe na. Reka mvuga ikindi muramvugira ngo amen. Hanyuma bari kuraguza baterekeraga kera rero kubera ndi imfura baravuga ngo ni wowe kugira ngo imiryango izabone amafaranga ni wowe turaha ibiceri 2 bya 20 ubishira abakuru ubabwire ngo mbahaye ubutunzi ngo natwe ntimutwibagirwe. Abakuru baranyandika rero bamukaka Nyirampeka bandika ko ari nju bagiye muri Irumiya banshikiriza inyatsi icyo nkozeho cyose. Imana idufashe ubu ndimukora nabi ewana ubu hari nabaje bavuye ku kazi ikizira nukugira ngo rizaregama rinyuraha rihita ntabwo ari ukwekonomiza nabi nta kutagize ahubwo mu mahanga yose ariko muramvugira ngo amen. Muzi nyatsi Petero yarafite yaraye mu kiyaga amafi arimo buca yarafite inyatsura n'abarobyi n'abazi kuroba yarafite mwari muri aho ariko mwareka nkavuga ububata butatu nkiyicarira ndavuga ububata bw'icyaha butuma usambanira no ku rusengero ndavuga ububata bw'indwara butuma urwara uvuye no ku ifunguro ryera ndavuga n'ububata bw'ubukene butuma urwara wahembwe butuma wiba kandi wahembwe. Nindangiza ntege stera ngende nkubwira ibyo uri kugwa uko mwicaye hamwese muragwana n'ububata butatu. Ubwa mbere n'ububata bw'indwara zakugize tatine zikugira anko zikugira meri ku buryo nawe ku bitaro iyo ugiye ubwiraga muganga ngo ya ndwara yanje yagarutse. Mu ijuru hari Imana yakugirira neza. Mwiri teraniro muvuge ngo Imana irahari. Ndavuga ububata bwa kabiri
n'ububata butuma usambana. Wasenze warangiza itatu ukaja kureba sheri, wava ku meza y'umwami ukagerekaho ameza ya prono, ibyo udasambaniye mu bihuru n'insina ugasambanira muri telefone, kugeza ubwo ugiye kurazana inka n'ihene n'inkoko. Ubwo n'ububata rero. Icyabugukiza ni yakuremye. Hari piyese bashobora kugukuramo bagashiramo indi, kuko nta muntu ufite piyese de rechange z'abantu uretse yaturemye. Ni ngaho mu ndebe mbabwanize mfite ikinyabupfura muri aho. Ariko hareruye, ndavuga ububata butuma wiba ibiryo kandi mumaze kurya. Mwareka nkavuga ububata. Ndavuga ububata butuma utana na madamu wawe saa 7 z'ijoro, saa 9 ukaja gushaka undi. Ntabwo ibyo byitwa ibyaha, byitwa ububata. Kuko ububata ni icyo ukoreshwa, icyaha ni icyo ukoze. None ibintu ukora wowe rero birenze ihaniro. Iyo uraye udafite agacupa ku musego, nukubwira madamu tumenye bakazana inyama z'inka ngo ziri kwanga kumanuka, ushaka ikisagashariye. Bakazana isamaki utari komeri rwose ko itararenga umuhogo, batushaka iki ngo nshaka akantu. Kabwira madamu uti dore turaririmbaga wa muntu we, nabuze ubureke idini mbura n'ubwarivamo. Uje umbikira ibanga uzabivuga, uzasubira iwayo. Madamu nawe akareba akatika nguri igikapu kibiri, utaziza urushako, utaziza urubyara zira urushako, akaja aranyura kwa Byento akakugurira agacupa kakazana mu gikapu, akavuga ati peri nagasize hariya. Wafungura uti abana batako nagaki, uti mwabana mwe mumenye ibyumba byanyu, nawe icyumba cyanje kigomba kugira umutekano. naho umutekano nakari mu mbere, udashaka ko abasengaga babonaga ngo kabyara. Telefone iti du uti kanitare umukoresha wo ku kazi, naho ntabwo ari we, ni indaya yitwa Nyirabizizana Nyirakazarusenya. Ukaburerenze hirya ngo buretse nje aho abantu batari ngwitabe gitifu we, naho ndago ari gitifu bararenganye. Ni yandaya yitwa Gasorogi iguhamagaye itibanguka hano wambaye karuvati mana gatuzi karimbura amabuye, ariko kubera ari ububata ukaburagiye ukarenga iyo na karuvata, ikote ryahanaguriwe muri dayari ridahungukirwa, ukariseseka munsi y'insina mu rwina, mukajyamaho warangiza ukaza. Biro mwicaranye ngo ubwo bubata tuzabukira ryari. Kambibwirire kam murayimpera icyubahiro ye yaje kudusura, mwayikomera mu mashiko yamenya katuriho. Yemwe haleluya, irashoboye. Ubwo bubata bw'inyatsi nabuvanyaho, ariko ntabwo abazimu bambwiye ngo urabujanye, nabumenye ndi gusengerwa. Nkagurira imbasa 2 by'inka, mbigura 240, bifatanya na mwene mama witwa Ndagije. Imyaka 2 ishize tubigurisha 280. Hatavuye mwayaye twibye, twarahiye Kameruni dutira ubwatsi turabutera, ubundi tukabwiba ngo zibyibuho, ubundi tukashaka imyunyu. Ariko yanyatsi turuka hariya y'ibyabaye tudaharira twomeka, iradushorera ndatombora. Habaye igiterane, haza umuntu aravuga ngo mvuko ivuganye nawe, ngo ntacyo ukoraho ngo kiregame, ngo ariko hari aho byabereye, ngo jana y'amafaranga uzayahajugunye, uvuge ngo mbahaye amafaranga yanyu, ubutunzi nzaje ndabubona kuri Yesu. Nyajugunye yo mwana. Hano haragurirwa amagana. Narahageze tugiye gusengera kuri Muhazi, abana biremera baravuga iyerekwa riraza, ndababwira ngo hari abakobwa 2 tugiye guhura bari gusenga. Mureke kumvuga Imana yirukana ububata bw'icyaha n'ububata bw'indwara n'ububata bw'inyatsi, ukaje ugenda uvuga uti genda Rwanda uri nziza ufite imisozi. Wumva hano hari haleluya,
umubiri ufite amakime wumva utandaka nyine mugakiza uvuga uti ibyarinda muyange naho rero mwebwe mukira uruhande rumwe, mukira uruhande rumwe. Abakristo benshi bagwaye rubaga impande, aragenda agakira mu byo gusenga, mu byo kugira ute, mu byo gusenga, ariko inyatsi irimwe iratuma iramera nk'iyari iri hakurya yo kwa Rasheli. Muramuzi Rasheli? Arashaka, hashatse nde? Rasheli yaragiye, yarameze nk'uriya mukobwa uri hari, ngo bategura ubukwe, bavuga ko buraba nijoro, afite inyatsi yo kudashaka yakaraha butaka. Ngo bajyana Leya, wakomeza gutegereza ngo umusore ngo niyitegura mumbwire. Naho ise na nyina bamukoronije mwana, bavuze bati ntiturashingira umuto, umukuru ahari. Rasheli agomeza kuvuga isezerano risohoye niryo rivamo gushima. Naho Leya n'undi mwana bibereye muri anniversaire imene, nawe ari ngo amasezerano asohoye mu gitondo kare kare. Ngo arabaza ati ko ndashatse byagenze gute? Ngo baramubwira bati Leya yagezeyo weho n'indi myaka 7. Ntabwo ibyo inyatsi nikora no kubyara ibirabo. Umunyenyatsi ntibibura, ahubwo biraza akabibura ku munota wanyu. Aratangira akavuga ati ubu ngubu ngiye, Imana idufashe. Nari nyifite, nirukaga, dufite abantu tuvukana, twirukaga ibirometero 42. Noneho 42 wabaga uzi marato, mwaragendaga. Ariko nta kwiruka gushobora abazimu n'abadayimoni kubaho. Igihe nari natsinze ndi imbere, Mwami dufashe kandi atugire neza, ngo ndiha ngo ngiye gukora so, ngo ntango uwo twari turi kumwe mbanza yivi. Uwarunkurikiye abo wa mbere aja muri Belgique, nje inyatsi yo kwa mama inyaka no kuba wa mbere. Ariko ubundi muraho neza? Ntabwo ndi kubumva. Haleluya. Nta nyatsi itinya indimi, nta nyatsi ndi kuvuga bati hari inyatsi zidatinya indimi. Niyo twigaga baravugaga ngo Munezero va au table, ndi je suis d'accord, il faut corriger tes questions. Inganya gaciro se qu'on appelle équation algèbre ndindabiha. Naho inyatsi irometsa abantu nanjye nkahaja rero na prononciation x plus y. Hari abasore benshi bazize inyatsi batazize kubura amanota meza, wari bakizani Yesu. Navuga x plus y égale 12, x mwe y égale 6, 2x mwe 2y, maze umwarimu akavuga ngo ariko ngo hahigwa inda yakubyaye. Naho inyatsi yaje mu gikapu cy'amakayi, ndatsinda njya kureba umuntu ngo uzampindurira ikigo. Aho guhindura ikigo ahindura birote, ahari amanota ashiraho izina rye. Ndakomeza ndategereza ngo ubutindi mbucitseho, naho niho nabujamo. Bagiye gutangira, ngiye yaravuga ngo mfa nkubwire ko muje mukena nabi. Ndi gute? Kubera rizi mashini ntazo, ari mu dukayi. Ajiye ruguru ati naje araza ku biro muje muramuhuha. Hari inyatsi ituma kugera ku biro n'abari barakora bagataha ntibasinye. Uko wagera kwa meya ati hari abampamagaye ndatashe, naho nuko hageze abandi bahagera ati uyu munsi ndubahiriza amategeko ya leta, ndi guhamagara Imana ngo ibidukize mu izina ryande. Ntago muri kubyumva, ntago muri kubyumva. Kwa Loti hari inyatsi kugeza ubwo abakobwa be bamurongoye, umwe ari kuveyera undi. Ibyo ntibyitwa gusambana. Umukobwa umwe aramubwira ati hagararaho manze njyamane na papa. Urumva weho n'ababyara bawe urabatinya, n'abandi urabatinya, waravuga ngo mveyera. Ariko haleluya.
ararana na se. Imana iravuga ngo ibi nakarande k'isodomu ntabwo mubyizaniye, nabavukiye Sodomu ni Gomora, nta wabica ngo abashobore. Mfite igisore cyari gifite inyatsi y'ubusambanyi rata shangazi, ariko kumbona nkuganiza ntubyumve ngire ndimuka kanjino hirya cyitwa Munoni, cyabaga kwa Dawidi. Ariko abantu barashize, mwe mukavuga ngo abivuge, kubivuga se biragenda, bigenda bakijijwe ntibigenda babivuze, bigenda bagize ute bakijijwe. Naho ibyo byo kuvuga ngo Imana imbabarira ubusambanyi, urakiza se ukijijwe nande? Urikiza se? Iyo wikijije ntukira vuba, iyo wishize hejuru ntugerayo, iyo wirwaje ntukira, iyo urwaje agwaje upfa uri kurwaza. Icyitwa Munoni ngo saa 8 nk'iki gihe ngo gitelefone se witwa Dawidi kiramubwira kiti peri we narongoye uze urebe umugeni. Bwira uwo mwisharanye ngo nahari mushikiwe. Dore amahano rero ngo Dawidi araza ati se warongoye uwe. Ibi bintu nimwemere ko Yesu afite imbaraga zo kubidukiza mu izina rya nde. Maze kuyajugunya, maze kujugunya ibyanyokamye n'ibyanyometse, maze Mana we ngera guhamagana. Imana iravuga ngo umva uko mvuganye nawe, ngo hano imbere hari abakobwa babiri. Mbwira abo turi kumwe mu modoka tugiye kuri Muhazi, kandi nabirembera muri korari Erayon. Ndababwira ngo tugiye guhura n'abakobwa bavuye gusenga, ariko turabashakira ibyo mukanya gato. Iyi nyatsi yagiye hari ibyizana mwana, iyi hari n'ibindi biraguhunga. Baba baraje, ndavuga ngo imodoka muyihagarike. Bayihagaritse basanga nibo babatera, tubatera 20. Umwana witwa Sam aravuga ngo nguhaye inka y'ibihumbi 500. Ntari nagera niyo ndasengera, ntari mwumve mbongorere, ntari nagera niyo ndasengera mbona inka, kandi nararagiye imyaka 2 kunguka 20 hatavuyemo ay'ubwoni. Ibi rero ibi turimo ngo akabonye Mana. Ibabazimu babikunda kubi iyo uri kubyinira kubiziriko n'imyako n'imikasiro na karande. None rero itegeko ribarengera. Umva ijambo ryiza dusomye ngo ariko Imana ibwira Salomo ngo mu Bisirayeli ntukagire uwugira imbata, baje baraba abantu bakorera Imana, bahamagara Imana. Bwira uwo mwicaranye ngo hari itegeko rikurengera, hari itegeko rikurengera, cereka niwanga Umwami adufashe. Ngo barazaga bati dushaka imbata, akavuga ngo uri umuki, ngo ndi Umwisirayeli, ngo mwe ntabwo murimo. Imana idufashe. Imbata ni mu bisome neza ngo Uwiteka abwira Salomo ngo nushaka imbata ntukaje muri rubonobono. Abantu bo gutobora amatwi bazaba bo mu banyamahanga, abo guhekesha imizigo y'indogobe ubakure mu banyamahanga, abo kugenda batambitse ibirenge bari gutanga intasho ubakure mu banyamahanga. Abisirayeli bazaba abagaba b'ingabo, bazaba abana batwara amafarashi, bazaba abana bavuga ngo amen, bazaba abantu badahekenya urukukuri, bazaba abantu batajya ubugoro, bazaba abantu batagenda bakabakaba muri Afurika y'Epfo. Abisirayeli ntawe uzabakora ku mugongo. Imana idufashe kandi tugire neza. Ahubwo aravuga ngo Abisirayeli ni imbata zanjye. Ababishoboye muvuge ngo tube imbata z'Imana. Mwayimera icyubahiro mwuka byara. Se muri kunanirwa mwagize ngo ndarangiza vuba. Reka da. Nukunyinginga ndikumva nava hano tubonanye n'umukiza. Sinjukiza iyo mvuze niyikiza, ivuga bikaba yategeka bigakomera. Iyo niyivugana nawe ngo ndagukiza n'ibyabaye udahari. Iyo yabibonye yagera aho byabereye. Muvuge ngo twicaye aha yagera aho byabereye, twicaye aha yagera aho byagize ute. Ariko rambura ukuboko kw'iburyo uvuge ngo ihagere.
ihagere, naho bakuzingiye ihagere, naho bagufatiye ihagere, naho aturuka amahembe ihagere, naho aturuka inyatsi ihagere, naho bakuzingira ihagere, ikugerereyo no mu barozi ikugerereyo, no mu bamagizi ikugerereyo, ababyifuza bavuge ngo itugerereyo. Irabishoboye? Murumva ibishoboye kutugererayo? Moridekayi ninde wamugereyeyo? Si Imana? Ntibari basongoye igiti ngo bakimumanikeho? Ariko Imana igira ute? Ijoro rigeze he, iragenda ifata uwagisongoye, iravuga ngo niwe urakijaho. Baririmbira izuba mwiriweho, risaba Imana ngo ibagereraho mutagera, ibakubitira ibyabakubita, ikandagira ibyabakandagira, ibagere. Murakoze cyane. Turasoma ijambo ibyakozwe n'intumwa 12. Petero ari mu nzu y'imbohe, ninde wamugereyeyo? Abantu barasenze, Imana igira ute? Imugererayo, ikingura inzugi, kubita inzugi irazihakura, abamuri inzira habavana, iwe bumva bari gukomanga, bati Petero arakomanza, afunguwe nande ngo Imana yatwasenze itugererayo, none Petero araje. Nimutabyumva ngiye umva mukuva, ariko mumvugire ngo amen. Ninde wagereye Abisirayeli? Yohereje ibikeri, igikeri cyashobora umwami? Ni Imana yabishoreye ibagererayo. Abisirayeli bari hano, abantu turi gusengana uyu mwanya, nabemera ko batavuye aha Uwiteka yabagererayo akabakiza ububata n'ibibahiga. Ababyizeye bavuge ngo amen. Ndifuza ko rubonobono ihereza Imana icyubahiro, ikavuga ngo Imana itugerere naho twakorera impanuka n'abadashaka ko tuvuga ubutumwa, hanyuma ivuge ngo amen. Unika umutwe wawe dusenga Imana. Hari Imana ikugererayo, wowe ntiwabishobora ariko irakugererayo. Imana ishimwe cyane. Urakoze Mwana, ndashimira Imana igiye kukugererayo. Unika umutwe wawe duhamagara Imana. Hari Imana ikugereraho utagera, iyo niyo mvuga. Hari Yesu urakugerera ku byakuzengereje. Hari Yesu ugeraho byabereye. Aha hari inyatsi 3, ububata 3, ububata bw'icyaha kitakuvaho, ububata bw'indwara zitakuvaho, ububata bw'ubutindi butakuvaho. Ibyo bishoboye Yesu uvuga bikaba yategeka bigakorwa. Yo kabyara yo gaheka. Unika umutwe wawe uretse kundeba. Rero ndasaba umuntu uri mu iri teraniro ufite icyaha cyanze kumuvaho, yego ufite icyanze kumuvaho, ahagarara aho ari, twinginga Imana izi iyo byaturutse. Nanjye ntabwo nzi iyo byaturutse. Zamura ikiganza cyawe tugufashe gusenga Imana. Urakoze Imana iguhereza umugisha. Ihangane uhaguruke nawe.